ngo siri kunjinyikira kwera ndakubabaza se ese ko waryamye byagenze bite gatose kandwaye nyine mbanye nta kibanje kukubwira mvuga utangura Francis turi inshuti nyine hari ibintu nanje kugusaba kandi no biriseri ngo turi inshuti nje nawe se kuva ryari ase twatutanye inshuti ngo naje kugukinisha ngo turi gukina gutya nyine mpumubwira ase uzaje uvuga utangura nta kibazo umva nyine urabona ase kuri kuvuga urunguruka hari ibintu nje kugusaba kandi birihutira kandi birasaba ngo uhite ubinkorera nona ibijyo hari ibintu nje kugusaba nona kandi birasaba ngo uhite ubinkorera umfasha nyine mabuja hari ibintu mbwiye ngo nje kuzana ku giti cyane ariko ibyo bintu ntabwo nabibona nasuje kubinduma nyine Alphonsine ikibazo mfite cyihariye uri umukobwa nawe nanjye ndi umukobwa uri kubinyibutsa nyine niko nshaka kukubwira ko byakubaho nawe ubu ngo tuvugana Alphonsine ndatwiye ngo nyine ndatwiye Alphonsine uri gusa ugishishwa n'ibiki urumva bishimisha ko umuntu akubwiye ko yatwise Alphonsine uri kunseka gore uratwite ndatwite sha nyine ikibazo ngubwira goreti ndakubwira ngo goreti ugumugina gutanzemo ndaguzi gubagama abahungu bacanye ku maso ariko uzi ko iyindi ishaka kuva ahantu hatazwi ikahitiza ikakujyamo ubwo ntahise nitaza ariko ubundi byarezanye gutyo gusa ubundi ubwo sitemisi ako temisi ararengana no kuri urumva ngo ubwize kuri goreti cyakora isira kubonye uyashamburitse nje Alphonsine ngubwira ngo ndisugi nyine buretse mu agaseke kanje karacapfundiki ukanzeka ariko Alphonsine ubu tugiye gupima twasanga uri muzima jewe ndisugi urukumva jewe naririnze ndifata urukumva mbwira Imana ngo uzanjigikire kumi bwanje bwose umva nkubwize kuri ndi agwa kari kumunye gukarambika siko bagira ese ubundi mva ngubwire wambwira ibintu bikuzanye ukareka gukomeza unzakuriza uvuga ibintu bihabanye utangiye kunyinjirira mu buzima bwanje ngo ndago ndisugi ntago uri sugi nyine uzura gatogo ni mwari yamanye we ntabwo mwabikoze ndakibazo twarabikoze ndacyo twarabikoze wigeze umwana mwiza marayika ahubwo kwambwira ikintu kinzanye hano umfashe mba nyine mabuja arambwiye nyine ashaka kuba yaranyeretse aravuga ngo njye kuzana inkari none arazaza yaraguketse kandi wowe nyibwire yuko nyine ntabwo yarabimenya ariko yaranyeretse ngo tubone ese ubwo ko mbimenye ubwo urumva yuko watabimenye Alphonsine wamvamo nawe uri umuntu koko ubu wamvamo ubu wagenda ukajya imbere ya mabuja ngo mabu ngo gore taratwite ibyo bintu wajya kubivuga urumva ese avuga ibintu ushaka kurogotwe nyine yaranomye inkari ndavuga ati reka ninyabye burazi ko nagiye nk'ahantu kuzizana nyine kuri wese ndavuga ati reka nze zisaba umushuti wanjye uwe mushuti usangiye ibibazo uwe mushuti inde musangiye ibibazo wowe nyine nk'umukobwa mugenzi wanjye none ndavuga ati reka nze inkari ako ndanubwo bugiraga ingari kwa Alphonsine genda ingari hari Alphonsine mfite iduka ricuruzaga ingari nose n'ibintu nkubwiye genda unyarana muri wese unzanira udukari dukeya mu kantu nzimushyire bora ngubwire oya narimbye uzi neza yego none se shiri wari wambwiye ko ushaka kuzangwiramo yego isubize se ko nkumbuye n'iki umva rero wani nawe rero utangiye kuvanga amasaka n'amasakarame none se yego nanjye ndagukunda wallahi dore ego none se ihangane ndabizi nanjye se simfite garafureri hano shere nyine nanjye ndagukunda ariko banza uzunsure oya nari niyo yaba iminota oya basi 30 shiri ego ni kwa garaferi handi nkorera yego
shokora yego pome zirahenda nawe shokora wenda ndakoherereza amafaranga uza ukazayo mushyiraho akagare ntari bitega akagare nako ndakishyura akagare ndakishyura ariko kashani nanjye ndagukunda shiri ngaho nyaruka ugereho umunari wowe nyaruka wanjye nanjye ndagukunda ndi waje nsanga hano naje ngusanga hari ikintu ngiraga mfana nawe oya turi inshuti gusa inshuti ndano inshuti mfitanye nawe ariko ngo ubwize ukuri ingari ndazifite nda nubwo nanaziguhera ubundu ingari urazigura ariko Rufonzi kujyana mu nzu ukatunywa amazi gusa si beta binaza ni ndakubwiye ko Rufonzi na nyaraga batabanje kungurira ibintu birimo nk'agasukari isukari se mufite icyayi iki ndanywaga amazi cyo kuranga fanda se wagiye ukayigura ukayinywa mbereza amafaranga nyine umva ariko nuko nta gice cy'icumi mfite ariko nayaguha ngagenda n'umuntu ubonaga amafaranga uzaze ngohereze ingari ushaka ngahe basi wambabare ko ibihumbi 10 nawe ujye wireba ubwo no kugira ngo mbike ibanga ndimire no munda ngo pi ariko uzi ko igicozo wagenda bitewe n'ahantu kivuye ubusubu koko nkawe urabyivugiye ubivuze neza ubuse wowe wahanyara inka n'izibihumbi 10 koko genda rero ufate izihenze ahandi handi ushaka atari kuri basi mva ko tubyoroshye basi gabanya ndazishaka ushaka ko dukorana ushaka ko dukorane 5,000 basi kankubwire 5 byonyine cyangwa nimba wumva udashaka kumbereza mu mafaranga yemera we Fonzi kuntu ngiye nagufashije Fonzi kuntu jundi waje uri ushaka ibiryo nkabiguha unyita inshuti wenda no kwikubita hasi uransa none nanjye nkujeho wabonye ibintu wabonye inshuti kuri iyi si mana inshuti ndatagira n'umuntu ukubesha rega ubundi inshuti ni Yesu ndakwigira inshuti ngo bitange iki wambereje ibiryo byawe ndabikwishura none nasabye ingari urazinsabye ingari uya ndaziguhereza unyishura 5,000 Nusu kugira ngo ngende muri wese mvuge ngo ngiye kunyara ingari z'ibihumbi 2 ndangire nyare mvuge ngo wageze mizigo ingari za kuko ziguze 5,000 ko ingari tureke kuburana ibintu byinshi amafaranga uragamba ndagumbe unahereza ingari koko zawe za Rufonzi nanzi nawe bazizina Rufonzi ziguze 5,000 ese ubundi turi gupfiki barumbwiza ukuri turi gupfiki umva noneho ngubwire n'ubundi ibi bintu turimo ni iby'abantu badafite ubwenge ndafata ingari ngohereza ingari ugende uzitange basange ndagutwite kandi n'ubundi uratwite ejo n'ejo bundi ubyare niba kubaza ngo uwo mwana aturutse ngo zangari zaturutse ngo zari zaturutse kwa Rufonzi usanguje kunjirishamo ejo n'ejo bundi mabuja waraje anjirishijemo kwa papayidi aranyirukanye usange n'ubukwe bwanjye wenda buranapfuye nda nubwo bandwerereye usange mbese nduhiye ubusa kandi ndikuruhira n'umuntu utanyemera gutange kwivugishwa ngo ingari zanje ngo ziraciriritse umva ngo ubwize umva ngo ubwize ukuri n'ubundi muri iyi minsi ndangari mfite ingari zarabuze ndago mberuka no kunywa n'amazi ubu bisaba kwikanira ndazo genda babwire ngo ndatwite basi iyo niyo nama ngiriye nk'umushuti wowe nanjye kankubaze nk'ubu gatoga guteye toga nderinda akogore cyangwa ubona gambana hano na gatogo ukagira ngo n'ubwa mbere mbanye nawe gatogo twarabanye no mu nzu imwe tukazajya tujyama ku buriri bumwe ngashiramo igikapu hagati ndago njewe nifataga gutyo ngwiye yitondiki nje ko nari nzi kwihagararaho ngihagararaho ngifata ngamubwira ngo mbaka uhereje mama wanje ingwana ubwo niba utazi kwihagararaho bakaba baragushutse ariko ubundi mba mbona arenga temisi ushaka kuba yaragutse ntago ari temisi ararengana basi nga rero genda gore genda mvuga ngo ikimana gore genda ubyemeze n'ubundi ufite gahunda yo gukuramo iyo nda nduzabyara none genda uvuge ngo ndatwite none baranyica batabanyirukana bakwirukana nyine utawusubire kusuka umugome ako umugome cyangwa uzi ko njyewe Rufonzi na ndari umuntu ugabanye gusa tubwiye ko njyewe ndabyo mba nshaka gukora ariko mba nzi ingaruka zazo igendera ahubwo umunsi gwa mbere ngubona nayo nabitekereje aho tubwiye ko Rufonzi na ndari umuntu ngabandi ndashakaga ibintu ngabandi ko nzi kwihagararaho
bigenze bite se nyine shapa barumvise karaga gakobwa ni kasha kagubwa kameze nk'urusenda Gute kandiro ni kamurari ya nyayo gute karazinyimye oya kose nagufunze ndinginze mubwije ukuri mvuze n'amabanga yose ariko arabyanze pe nawe rero ngo wazimusabye umutera igitutu kandi ibintu biba bisaba kugomba kumwinginga witonda napfukamye ndanasenga ndanamusengera arabyanga nagiye nigize na pasiteri pe ziravahe koko no ndabwira ndi noneho ko nigenda uwaguriza izanjye ubizawe ariko izanjye nanone bashobora kuburamo inda bakabonamo inzoka wavuga ko inzoka uzi kuyego undi wamugani ikibazo nuko bari undi muntu nzi rero wazima ni umukobwa wakoraga hano hepfo urumva witwa Donata ariko Donata nawe abungu yagiye gukorera kurasiga akorera mu ntara kugira ngo zigere anga umva mubyibukuri zazohereza ari nk'inshyushyu zagaruka zabaye ikivuguto rwose nsurute minkoriki nsugonge ndabizi kandi nawe riri ubishyiramo akantu kakavuyo cyane ugomba kubiturisha gake gake urifata ukamera nkaho wagira ngo urimo urabyasasa isi yose uragira ngo ibimenya koko nk'ubu mwanga urimo urazuseta ibirenge wari ukwiye kuza gake unyunyomba nta nubwo ugomba kuzajya uza uyitungwa hejuru nkaho wagira ngo ufitanye gahunda nawe umva ni kuri sisiteme uranyumva neza nuko uzadukoresha amasiri yewe ntabwo kuza unyitura hejuru urumva ntuzajya ubona ngize ngo urumva nuko wenda bitari gukunda kwerinye ntabwo ikivugirizo kirimo kibasha gucamo ntuzabona ngize ni ujye umenya ko ariko ndimo nagicara kunshira barimo baracunga ku ruhande kugira ngo ndebe ko nta muntu uturiye ikindi kandi nagira umuntu ibintu uzabibwira ibikize mba nkubona uzagira umuntu ubu Fonsina n'umubwiye se w'umwana umeze bite se wawe iminsi yari neza umeze neza ni neza nari none se abangani huba sinakubwiye ko mba mu biryo bana we mbega ahantu we niyo mpamvu usigaye usuryo reba n'ukuntu ndimo gusanya reka ubaye mwiza none usigaye mbayeho muzapfeje iki kizu se iyo nzu rero ni iya Garafred none se Garafred warahari yagiye muri siporo ariko arafi kuzatuya ese bebe kubera iki wambwiye ngo nze adahari urize washaka kumuhamusanga nyine ushaka no kumubona Garafred ni igihe siyana kundya wawe ese ubu ubona nagusiga ariko nyine mba nshaka kubona Garafred nawe ntukavanga amasaka none se Garafred umva shibi ndikakwinjira nawe nshaka kumubona nyine ushaka kubiza bashaka umenye nkorera se none se ubundi ubahe wowe njye rero ahantu nibera mba muri gato ya dani iki kizu kireba iwanjye haranahabiri ntashobora uri kumbeshya njya nahura na boss yanjye ko urashaka kwamenya nari nkumbuye no kugenda ku kino wanjye twayizi urangezayo kereka iki udashaka urabona iyo nzu imeze nk'urugi komeza wa se umwana ntabwo mumubwiye no si wiyize ubundi ariko sindabizi nyine inda ndiyemera ni yanjye ntabwo nyihakana pe ariko ntabwo ari ibintu tugomba kuzajya tuvugaho tubonyeho none wagira ngo bigende bite ese ko mbona ibyo ushaka kubinshyira ku mutwe ngomba kubijya ngomba kujya ku mutwe nyine niyo bakwirukana ugataha Nuse ndabuka nirukanwe ubwo ngubwo urakeka ko umwana azavuka akarya icyo akaba ahari urikunda ni ari njye nawe ninde watangiye akazi aha ngaha mbere ni wowe nta kibazo wowe utekereza ko wagumanga mubivuga ukavuga ko nise w'umwana bazahita banyirukana nibanyirukana ku mezi 6 ntabwo uzaba ukibasha no gukoropa ino nzu none se njye ntabwo ari guhita anyiruka ahubwo aramutse ari mu iri joro ntabwo ahita abimenya niyo yakwirukana ngenda cyafite imbaraga nasigana nkakora nkazajya nkohereza wowe temisa unyureza amafaranga wowe ni impamvu gimara gusa ndakubikira ariko umwana ni uwawe none uri nta kibazo kandi uhamagare papa wawe mu cyaro kanyumva kondisiyo kunyumva ngiye ndabizi nanjye mba ndabizi mabuje namenya ko ntwite
arahita anyirukana. Byo ni ibintu bisanzwe. Nanjye rero reka nanjye nkubaze sibyo aho kugira ngo nkwizere nifate n'urutwe mfate ibintu ngo temesi ko twahanye isezerano ngo nirikwe ngo njye mu cyaro nenegereza ngo uhamagara nkupi uzanyuza amafaranga umva twumvikane kondisiyo n'imwe bakuhamagara iwanyu ubibabwire ese ubundi kamubaze hari utwo twagiye no kwa muganga twipimisha kujya kumara y'igiko twipimisha kari wowe utwite n'ibyo utwite none se gusa bibaho ndi mu nzu yewe uri he mu nzu ntakitwirukansa abana turashaka guhita winjira ariko se sheri iyi niyo geto wambwiraga irenze ntuyirebe gutya inyuma imbere iracyari mu mashashi cyangwa ni bimwe byaho ariko se njye maze kubeshya inshuro zirenga 3 se ahubwo ndashaka njye kugira ngo manze nagutembeze njye ndashaka gukora amafaranga nkayapakira urumva kugira ngo tuzabane njye nawe kandi mu rugo rwa danje sheri ariko mana yanjye ubu se uracyakora akazi ko mu rugo baraguhemba udufaranga tutageze no mu 2020 ngo urabona uzayagwiza ukagera aho unywa tugakora ubukwe nkakubera umugore subona iyi nzu wavuze ngo ni danje garafreri uzi ko yacuruzaga amakarasi ariko reba inzu arimo akaba yarubatse inzu ingana gutya afite n'indi none akodesha mani iyo utapfuye uba wowe tuzabane nese sheri reka nkubaze ubundi baguhemba ngahe nawe utangiye kuba nk'aba bagore bakontorora imishahara umva wowe nyine ngaho mpicyizere kizatuma none se niba ashobora kugura amayinite y'ukwezi ntingira ikibazo urumva n'imanege nkarya nkanywa nkaryama amafaranga nawe ahubwo kubera ko dukundana reka nkugira inama sibyo wowe kodesha geto irenze uri kumva itari iri kwa grafreri wawe none ubundi nze twibaniye ariko tunayashaka nyine tuzafatanya ariko turi kumwe none reka nkwereke uburyo nshaka ko inzu nyine izabimeze reka ngutembereze hano nkwereke ibintu bya danje matera tuzararaho intebe abashyitsi bazadu wereka nkwereke ese grafreri wawe nawe uhari oya yagiye wanari muri siporo ngiye umuntu nawe gutembereza inzu ya grafreri irarenze akusuka komeza nkumberere cyangwa urambira ibyo umbwira umva mubwire uribye ko ucungacunga inzira yose ibintu ngiye kukubwira ndagara ubujashwa bw'abagore umva mubwire ariko teme nibanga mbwira ariko niba bindeba ndabivuga ni gute wakongera gushiririza se nkabiceceka oya ntakari ibyo gushiririza none ni ibintu byerekeranye n'umuntu bigenze bitese umva mubwire amakuru gashushe kari ku isoko ariko Fonzi nawagira ngo ndumuraguzi nari narabivuze ko uramukobwa atazatinda muri ubwo muvuze ni ninde kandi bigenze umva ngubwire noneho akimbwa kashobotse ndabivuga sheri wanjye wese aratwite inde kureti ataratwite koko ngo Fonzina wamba bari ukambereza ingari ko bagiye kuzipima ngo adasanga ngo adatwite uwo mutenda namukubwiye mbangukaje mbise mbibwira papa yindi ariko arambakanye yarambwira ngo temisa ararengana ngo nakashorashuzi ntabwo kamuzi buri kirwa ngakase ukamuga abazanga abayede ngabafundi ngabamotari nari narabibonye kitazatinda muri ugu mugi nagira arabibona kare naramubwiye narababwiye ni ukanyishenza agahungira kure nge umva naye wari waramenye ubunyuru ukibona kare naye wari waramukunze nari narakubonye reka mubyezo kure nge zakora kuza koga nkurira rwose mama y'Imana pe umva rero ndamubwiye mva ngubwire rero ngo leta injoro Fonzina ndabundangaga ingari z'ubuntu nimba ushaka ingari zanje mbereza amafaranga umusabye angahe mwatse sangaesha mwatse inoti imwe imfura ya banki 5 ararira wazimuhasi nyiratangiye kuririsha mpita mubwira ngo nubundi bwira ayabonye wazimuha cyangwa no kabeshya ntago nazimuha ariko sundi umuzimwimiye iki ko n'umuntu utazigura nawe hakuze gufata ibi ukajya kunyara mu bicupa kwera inoti imwe
ndamubwira we njye reka nkubwize ukuri ntabwo ndi kumuvugira ariko njye ndi wowe nazi njye nuko atazinsaba azinsabye nazimuhereza pe genda uzimuhereza ntabwo n'ubundi wabiroroshe urahagarara ariko njyewe byasaba gusuta amasukama uva ngo ugenda mubwiye gore genda n'ubundi uwo mwana uzamubyara ufite gahunda yo gukuramo uwo mwana ngo nda gahunda mfite nimba rero uzamubyara genda ubwire ute utange izo ngari zawe bagufate babimenyekane ko utwite. Nk'uwo mufashe bamugenza bati nk'uwo papa idabimenye papa idese papa idaramubyaraga ahubwo ko mu mabuja we uramu mabuja kiraga amahane ndubone ngangana kuri leta mwirukana amahane ge gangana nguka ngana harya inda igaragara imaze kugira amezi angahe buriya sinabonye ari nyagwe ubwo se uriya mwana ndafite n'imisatsi mu nda uriya mwana ashobora no kuba azi kuvuga none se ubundi kuki ubimbwiye ntawe rero kuki mbikubwiye kumva ngo ugenda uza hano mve mata zavuga ngo Alphonsine ngongiraga umunwa ngo namwimye ingari ngo buriya ngo ndaje ngo njye kumuteza abantu Alphonsine ndabimubwira ko wabimbwiye ndakwigarika nje Alphonsine ndahita nkubwira ngo ahubwo kagira inguru aratwite izo nyagwa zimpuza uratwite njyewe na n'umuntu gore uratwite ujya ndaho narimbize kuva ryari ngubwira umusazi gore taratwite ndubivuge ntabyo mvuga ni kugwe mu nda uri miri ushatse izo nyagwa wazimuhereza rwose none se ubundi wamuharikiza ukamufasha umufasha iki nawe byakubaho akigera muri ugu mugina aramubwiye ngo gore ugu mugina gugutanzemo bisaba kwitonda ukirinda abagabo bawe bibimbira ntabwo ari byose gusabye urabona genda rero ugira ngo inguru nawe ndabizi guraje ugenda uvugavuge cyangwa bazi ngo kubisugi ngo bishoborwa na benshi usibye Alphonsine wabishoboye na gatogo waje Jino mese urarwaye kwa muganga Jimani erega mavi mabuja wanjye anyumvishije nanyweye inzoga bahita banyirukana umereka mwibiri banga rero nawe nimba utabizi agapeta kamwe warayi ntago yabyumva ikibazo ni ukugira wenda none se agapeti kamwe ntago gahumura witurya orbit fukika igashira we ninkwerekeza ndagushiturira ka orbit kamushiturira agapeti kamwe sibyo ikanganyarutse mana none se hano warumeze uti meze neza kanuzerera agapeti tubikurikira wari ugiye gukora iki? Nari ngiye koga mu maso ariko se inanga mufite nk'ahantu umuntu yaca umutozo wa muri byaye ndavuga nk'aka gati akoze nakiki ubuze ni ubwa mbere ukarebye ni ubwa mbere nkabonye pe ni ubwa mbere ntabwo wakansanganye mu rugo aka gati noza amenyo ntabwo nari kubwirwa n'ikintu barakomokamo none se ubwo hano urakoresha ko ngako none se jiye ko ari cyo menyereye gukoresha ndajya kukugura uburoso nta kibazo aya nawoza wajya ngo nari mbizi ko nta n'igishaka ndi buhasanga none se waretse tukakugura uburoso hari ikibazo nese urashaka kandi ako katarashira oya nari mubajije kubera ko use ni nk'Imana yamvugiyemo ndakazana use reba iyo nakazana nyine bo bakoresha akagati iyo bagiye kwiborosa mu gatondo ntago brosada mwayikoresha brosada ni iki nyine uburoso bw'amenyo barabikoresha abandi nanjye nabikoresha ntabwo byanera gutumba ariko kandi njyewe nikundira akangaka nose watsankuzana uburoso nyine shambabare ntabwo nabishobora okay nta kibazo genda wiborosa okay ni umugore bose aka kanya mama Idi agiye utangiye kuzana abandi bashitsi bambaraga amajipo akurufuzi iyo wirebye ubona ibyo bibazo ukwiye kwibaza sohoje kuko mana icyo ni ikibazo ukwiye kumbaza njyewe uwo mugore arajyaga cyane cyangwa ndeke bikenya byewe ubundi bugiye ikihe kibazo genda kuye ngo jya guteka kandi uteke neza hari ikindi ko buriya biba bindangaje ukunda undana iminsi ishize iciyeho ukunda uhise utangira kuzana abantu b'abagore
ntabwo wakoraga amafuti bose reka ndeke ifiriti. Fonsina Oui. ngwino hano banguka. Ako nta nubwo ushobora no kunyubaha byibura. Nise ko umpamagaye ndi guteka. Ni ngombwa se ngo uterure ibintu byose by'ibikoresho uri gukoresha ubinzana imbere. Imbabura yo ndayisize. Yesafuri. Gatogo na n'ubu ngo baracyaryana. Yego. Ndago wabimenye. Ndaguzi ko yazinduke muri bya bindi byacu bya divorce. Hakuze ko burya Gatoga gukunda wa. Ndabyo waruzi arangundaga maze n'ikigufuka cye cyarahengamye. Ubu uri kumutesha umutwe ari kurara amajoro yirukanka ari gushaka divorce ngo bamukunde mu bandi. Naho uri kundesha umutwe no se ninje wamubwiye ngagenda ashaka undi mugore utari njewe. Ese Rufosi Gatogo ubu ngubu koko byanyabyura mwizeresha nakubwira. Arega ubundi Gatogo kuva na kera se kari wanje. Uriya mugore yari yaramunyibye. Ufite icyizere se ko muganga atamubabarira bakongera bagasubira? Aya ndago basubirana. Ibyo ndabyizeye. Ikindi rero ugomba kumenya nuko ibintu bijyanye na divorce biratinda. Yego ku buryo ngo saa 9 ziragera bitararangira. Ngo iki? Saa 9. Ndakubwiye ngo byibura ubukwe bwanyu kugira ngo bebe biratwara byibura nk'amezi 3. Are. Ndago nabyemera. Gusa shatse kumbwira yuko aragaruka ndayazanye. Ntago wabyemera so urusha urashaka kuruta amategeko. Amategeko niba ari kabihamya bagomba kujya bajyanayo bagasinya ari babiri cyane. None waruzi ko ari uzajya gusinya mu kimbo cya muganga se? Bakanziga. Ugomba kumenya ko ubu none ahangaha Gatogo aracyari umugabo wa muganga. Muganga aracyari umugore wa Gatogo mu mategeko. Ya boss ndakubaho umugabo wanje Gatogo. Ngo iki? Gatogo umugabo wanje ndagaro wa muganga. Uravuze ngo utagira gute Rufosi? Ndavuga nabi. Utanyubahuka? Ndavuga nabi umugabo wanje ni Gatogo. Ubwo niba ngombwa ndagenda nzinyi. Mwanya wa Gatogo. Ngaho mva imbere. Bazanizo mbapuro nzinyo. Mva imbere nyine utanyubahuka. Siko ndeba Gatogo agiye kugusaza. Bazanizo mbapuro nzinyo.